uyu n'umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Touch One TV, mwebwe mudasiba kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Ndabasuhuje cyane abari iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, namwe muri Rwotamasimbi, mwese amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tukaba twagiye mu ntara y'iburasirazuba, mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata, aho twasanze umusore ufite impano idasanzwe. Tubagerera hirya no hino, tubazanira ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi tukaba tubazaniye umusore ufite impano idasanzwe. Byashoboka ko ufite amatsiko, ariko nimba utarakora subscribe, ndagusaba ngo uyikore kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Reka dutangire tumuha ikaze. Murakoze, nitwa Maniragaba Jean Paul. Nishimiye kubana n'abakunzi ba Touch One TV. Tugiye gutaramana n'abasusurutsa tuganira. Afite impano idasanzwe, akaba ari umucuranzi nkuko mwabyumvishije. Ni ibintu azi kandi akora neza. Tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro. Ni Jean Paul rero mu murenge wa Nyamata, uyu munsi akaba ariho turi. Reka dutangire tukubaza, gucuranga wabyiyumvishije mute, byakujemo gute? Ese warabyize mu ishuri cyangwa ni impano wavukanye wabimenye utarabyize? Njyewe gucuranga ni impano, ariko nanone impano iratyazwa, irakarishywa. Nakuze nkunda ibintu byinshi, harimo gukina umupira, harimo kwiruka, harimo gusimbuka rukiramende. Ariko nyuma yaho nza kwisangamo indi mpano yo gucuranga, nkajya nkunda muzike cyane kurusha ibyo byose. Ntangira kuyikunda kurusha ibyo byose nakuze nkora. Nyuma nibwo numvishe ko ngomba kugana aho bigisha muzike, kujya kukarishya cyangwa gutyaza impano. Uko numvaga ntago nagiye mu ishuri ngo ntangire kwiga, ahubwo natangiye kujya nkopera abandi babizi, nkabigana, nkagenda nkashaka gitara ahantu iri ku muntu uyifite, nkabisubiramo. Hashiraga igihe runaka ibyo numvishe umuntu acuranga nkibifite mu mutwe, nabona gitari nkabisubiramo uko byavugaga, uko melodi yagendaga, nkabicuranga. Mu by'ukuri naruhijwe no kumenya gufata imirya gusa, ariko kubera impano nari mfite, maze kumenya gufata imirya, najyaga nsubiramo ibyo numvishe nkabishobora. Hanyuma rero nibwo naje kujya mu ishuri ry'umuziki, niga muzike, ndayisobanukirwa, niga teori, ndayimenya, nkomeza pratique, kugeza na n'uyu munsi muzike niho nayitangiriye kuva icyo gihe kugeza ubu. Urakoze cyane. Ikindi kibazo cy'amatsiko nakubaza, n'abadukurikiye bafitiye amatsiko aka kanya, nakubaza ngo ese gucuranga ubifatanya no kuririmba cyangwa uracuranga gusa? Ntago ncuranga gusa ntaririmba, nshobora gucuranga nkakora melodi, birashoboka y'indirimbo runaka, ntashatse gushyiramo ijwi, ariko ubundi gucuranga biba byiza iyo biherekejwe n'ijwi, ugashyiramo ijwi
muri iyo melody nibwo wumva bifite injyana. Aha, arakoze cyane rero Jean Paul akaba agiye kudutaramira muri aka kanya, aho azi gucuranga gitari mu buryo bwiza ndetse akaba azi no kuririmba. Muri aka kanya rero nk'umuntu ufite iyo mpano, reka tumusabe aducurangire anaturirimbira, tubanze twumve neza ukuntu afata imirya ya gitari igasohora sound nziza. Yewe icyo niyemeje nukuzabana nawe tukabana neza, niyo hazi iki niyo byagenda bite nge nzakomeza nkwikundire. Yewe icyo niyemeje nukuzabana nawe tukabana neza, niyo hazi iki niyo byagenda bite nge nzakomeza nkwikundire. Kuva nkikubona namenye ko ari we bucura mu bakobwa b'iwanyu, nibuka amaboko ambwira ati waye akana kanjye ka nyuma uzagafate neza nikazahogore. Kuva nkikubona namenye ko ari we bucura mu bakobwa b'iwanyu, ndibuka amaboko ambwira ati ngwaye akana kanjye ka nyuma uzagafate neza nikazahogore. Mbe mwari we humura rwose tuzarushinga rukomere, ababyeyi nabo barabyifuza. Nkunda inseko yawe, nkunda ukuntu unyitaho, ni wowe mahirwe yanjye we. Kuva nkikubona namenye ko ari we bucura mu bakobwa b'iwanyu, ndibuka amaboko ambwira ati ngwaye akana kanjye ka nyuma uzagafate neza nikazahogore. Mbe mwari we humura rwose tuzarushinga rukomere, ababyeyi nabo barabyifuza. Nkunda inseko yawe, nkunda ukuntu unyitaho, ni wowe mahirwe yanjye we. Ya usa n'ababyeyi bakubyaye shenge ufite igikundiro, reka nkuratura bikwiye uri ibanga rizwi n'abake, urakazuba ko mu museso. Ya usa n'ababyeyi bakubyaye shenge ufite igikundiro, reka nkuratura bikwiye uri ibanga rizwi n'abake, urakazuba ko mu museso. Ya usa n'ababyeyi bakubyaye shenge ufite igikundiro, reka nkuratura bikwiye uri ibanga rizwi n'abake, urakazuba ko mu museso. Aha, arakoze cyane Jean Paul ku ndirimbo nziza atugejejeho. Urumva yuko ari ukuririmba arabizi, ari ugucuranga nabyo arabizi. Ni ibintu biryoheye amatwi, ni ibintu biryoshye cyane. Ndumva iyo ndirimbo imwe ntago ihagije, nawe urabyumva. Turagusaba udushakire iyindi ndirimbo nayo yindi nziza, uturirimbira ugeza ku bakunzi ba Tochwani, kugira ngo babanze bumve yuko iyi nganzo uyifitemo neza, atari ibintu ushakisha, ari ibintu bikurimo. Umunsi wa mbere nkubona wanyuze umutima, inshuti ku buryo ntakekaga. La 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 la. Nuko nzimuhira
ngenda ntekereza ukuntu twazahura ngo tumenyane la 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 nagerageje kumenya iwanyu kugira ngo nzaze tuganire la 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 nahise nza gusanga imuhira wanyakiriye neza binejeje la 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 kana keza amaso meza dativa dativa wambereye imfura pe tantararara tarararire tarararara tarara kana keza amaso meza dativa dativa wambereye imfura pe tantararara tantararire tarararara tarara reka nkurate shenge dativa uri mwiza ufite inseko nziza dativa waranzonze tantararara tantararire tarararara tarara tantararara tantararara tarararara tarara ubu rero shenge dativa umenye ko urukundo ngufitiye ruzahoraho na kera tantararara tantararire tarararara tarara ubu rero shenge dativa umenye ko urukundo ngufitiye ruzahoraho na kera tantararara tantararire tarararara tarara tantararara tantararire tarararara tarara arakoze cyane rero Jean Paul ku ndirimbo nziza atugejejeho nukuri ni ibintu akora kandi ubona yuko bimurimo kandi aririmba neza acuranga neza rwose amatwi yacu yanyuzwe Jean Paul. Ikindi rero umaze kubona yuko ufite iyo mpano wize gitari urareba hari imikino mbere watubwiraga wajya gukina gusimbuka kwirukanka ni ibintu tuzi bituma umuntu atera imbere bituma umuntu amenyekana kandi ni imikino itajyamwo abantu benshi ku buryo iyo uyikomeza wari ufite amahirwe menshi
yo kuba wagera kure muri iyo mikino nk'umuntu wabikundaga, ariko uhisemo gitari. Nyuma yo guhitamo gitari, ese umuryango wabyakiriye ute? Sosiyete ubamo, urungano babyakiriye bate ko abandi basore bajya mu bintu bifatika bigaragara, wowe ugahitamo gucuranga gitari? Mu rugo babyakiriye gute? Tubwire iyo shusho. Mu rugo kubyakira ntago bigeze bampitiramo ibyo ngomba gukora, cyangwa se umukino ngomba gukina, cyangwa se ntibigeze, ntago sinkeka ko ababyeyi bahitiramo umwana ikintu azakurana nk'impano, ahubwo umwana niwe wisangamo impano, hanyuma iyo mpano yagirirwa amahirwe akayiha intumbero, akayikomeza, akayishyiraho umutima, kugira ngo iyo mpano nayo izamukuze, izamugeze kuri byinshi atekereza. Rero ababyeyi iyo uri umwana baba babona ukina imikino myinshi itandukanye, ariko ntago bashobora kuguhitiramo. Bisanga nabo uri mu kintu runaka, ari cyo bakubonamo wakomeje muri bya bindi byinshi, uhitamo kimwe akaba ari cyo ukurana, ukagikurana, ukagikora nk'impano, kikazakugeza kuri byinshi utekereza. Ababyeyi rero nta kibazo babigizeho. Sosiyete, abo twakinanaga iyo mikino byarabatunguye, kuko ntago bari bazi ko iyo mpano nyifite. Byarabatunguye, baratangara basanga ndi umucuranzi, nzi gucuranga, kuko naragiye mbikomeza tutari kumwe. Wenda nk'umuntu akubonye akavuga ati Jean Paul nabonye acuranga neza, nabonye abizi, kandi wenda ntuye muri izi nce za Nyamata, ntuye muri izi nce za Bugesera, akavuga ati buriya Jean Paul ko nanjye iyi mpano numva nyifite, nshobora kuba namwegera akaba yanyigisha. None nkaba nagira ngo nkubaze, nk'umuntu akeneye ngo umwigishe, kuko nabonye ubizi cyane, nanjye nshobora kuba nabigusaba ukanyigisha, ubundi nkajya ncuranga haba mu rusengero, nkaramya Imana ariko nanacuranga. None nawe tubwire, nk'umuntu akeneye kumwigisha, ibyo byo ujya ubasha kubikora? Yes. Nkora muzike, ndacuranga, ndaririmba, ariko n'ikintu kinezeza cyane, ntago ari ibintu ngumana njyenyine. Nshaka kubisangiza n'abandi, kubisangiza abanyarwanda, abanyarwandakazi, tugakora muzike, kuko muzike ni ubuzima. Ntago mbikora ntabitanga, ndabitanga, nigisha muzike, nigisha gucuranga, kubishatse wese nta numwe uhejwe. Nigisha gucuranga gitari, piano, nigisha gucuranga ingoma, mbese nigisha muzike, kuko nanjye narabyize, mbifiteho ubumenyi. Kubyigisha rero naje gusanga nabyo ari impano yanjye, kuko hari abo nigishije bacuranga, tujya duhura nabo bari gucuranga, tujya dukubitana mu birori. Ubwo rero nigisha gucuranga kubishaka, ndabyigisha, kandi mu gihe kitari kinini akabimenya. Aha. Jean Paul yigisha gucuranga. Ukeneye kwiga gucuranga, ukeneye ubumenyi, ukeneye kwiga ingoma, ukeneye piano, ibyo byose yabikwigisha ukabimenya, ukaba umucuranzi nk'uko nawe wabonye yuko azi gucuranga kandi cyane. Ikindi nakubaza, umuntu nyine hari igihe amenya ikintu ariko ntibirangirira aho ngaho, akumva hari iyindi ntumbero afite yo kugera ku kintu runaka. Ese wowe mu micurangire yawe, mu miririmbire yawe, wumva ari hehe ushaka kuzagera? Ese wumva iyi mpano yawe ari hehe
ku bwawe wumva yagera? Intumbero ya muzike ntago nifuza ko yagarukira hano iwacu, kuko isi yose ikeneye muzike. Muziki urakundwa, abato, abakuru, abasaza, abakecuru, muziki irakundwa. Ntago mfite intumbero yo kuvuga ngo nahangaha imbere yanjye, ahubwo mfite intumbero yo kuyigeza no ku bandi batuye isi mu bice byose by'isi. Byaba byiza kuri njyewe. Niyo ntumbero mfite kandi ndumva nzabigeraho, kuko hamwe n'Imana izamfasha. Ntago ari target mbi mfite, ndumva ari nziza cyane. Ntago rero muziki garukiye aha, iracyakomeje no kuyikora n'ahandi ku isi hose, kuririmba, gucuranga, kwigisha, hose ndacyakomeje. Aha, urakoze cyane Jean Paul. Ikindi kibazo numva nakubaza aka kanya, nakubaza nti ese nk'umuntu akumvishije akumva uzi kuririmba neza, akumva uzi gucuranga, akumva ashaka kuba yagutumira, byashoboka ko yagutumiriwe, byashoboka ko yakenera kugutumira mu yindi pati runaka, byashoboka ko umuntu ashobora nko kugutumira mu bukwe, akumvishije ukunguka kumva urabizi. Ese ibirori nk'ibyo ngibyo ushobora kuba wabyitabira? Uretse n'ubukwe hari n'ibindi bitaramo byagutse umuntu ashobora kukubona ko akabona ufite impano, akaba ashobora kukubwira ati twakorana. Ese ibitaramo nk'ibyo nabyo ujya ubasha kuba wabijyamo? Yego, mbasha kujya mu bitaramo, nkatarama mu ma anniversaire, mu bukwe, hose nta kibazo ndatarama kandi bikagenda neza. Haba mu bukwe, abashyingiwe, genda nkafatanya nabo kwishima, tugacuranga cyane. Haba mu bafite anniversaire, iminsi mikuru y'amavuko, twatarama twishima, hose nta kibazo. Ndi tayari, njye mba ndi tayari. Aha, rero Jean Paul, muri pati runaka, mu bukwe, muri anive no mu bindi birori ushobora kuba wamutumira akataramira inshuti zawe watumiye, ibirori byawe bikagenda neza. Ikindi kintu nshobora kukubwira, waturirimbiye pe kandi ni na byiza, ariko nanone hari umugeni ufite ubukwe muri iyi minsi cyangwa se mu minsi iri imbere uri kutureba, ashobora kuvuga tese ko numvishije aririmba indirimbo za karahanyuze, ko nta mwumvishije aririmba indirimbo wenda z'ubukwe, ashobora we kuba atazizi. Nk'uwo muntu kugira ngo umumare amatsiko, nagira ngo umushyire nk'indirimbo niyo yaba imwe, ariko imwe wumva nziza nawe ukunda y'ubukwe, ku buryo n'uwo muntu ashobora kuyireba yarangiza akavuga ati Jean Paul nzamutumira mu bukwe bwanjye. Okay. Uyu n'umunsi mwiza w'abavandimwe bacu, bifuje kurushinga, tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mu ijuru, nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva, ngwino uyobora ubu bukwe, umugisha aba bombi n'amahoro adashira.
bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. Igihe kirageze musezeye ku babyeyi n'abavandimwe gusa ntimuzatwibagirwe. Uwiteka warinde mu migambi yanyu murajye musenga natwe tuzabazirikana umugisha aba bombi n'amahoro adashira muzabyare muzaheke muyobowe n'umwuka wawe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe. Aha, Jean Paul arakoze cyane. Byashoboka yuko ufite ubukwe vuba ahangaha, byashoboka yuko hari umuntu muziranye ufite ubukwe. Jean Paul nguyu arahari kugira ngo abasusurutse ubukwe bwawe, ubukwe bw'inshuti zawe, ubukwe bw'umuryango wanyu bugende neza. Jean Paul rero twerekeza ku musozo. Hari ikindi kintu nagira ngo nkubaze nubwo tutagitindaho. Hari ikibazo cyugarije u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi, ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Icyo kibazo nawe ujye ucyumva? Yego ndacyumva. Aha, icyo kibazo wowe ukibona ute? Ese ubona kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa ricike twakora iki nk'abanyarwanda kazi, twakora iki nk'abanyarwanda, twakora iki nk'abene gihugu kugira ngo icyo kibazo gicike burundu? By'umwihariko nk'abanyarwanda, umuco w'abanyarwanda ni ukuwukomeraho, tugakomera ku muco. Umuco w'abanyarwanda ntago wemerera umunyarwanda guhohotera umwana ukiri mutoya. Niko tubizi, niwo muco wa kinyarwanda, niwo muco wacu. Rero dukomere ku muco, ntidutakaze umuco, dukomeze dusigasire abana kuko nirwo Rwanda rw'ejo. Rero buri wese arwanye cyangwa se atekereza icyo kintu kuko umwana niwe ejo hazaza. Dusigasire rero umuco kugira ngo tutica umuco tugakomeza guhohotera abana bacu. Aha, ikindi kintu nasorezaho nkawe Jean Paul, uri umucuranzi, wigisha urubyiruko gucuranga, uri umuntu uhura n'urubyiruko rwinshi mu ngeri zitandukanye, ari abo wigisha, ari abo muhurira muri ayo mapati runaka mu bukwe, uri umuntu uhura n'urubyiruko cyane, haba abakobwa haba abasore. Ese ndagira ngo ubagira inama, ni iyihe nama wabagira? Inama nagira urubyiruko, icya mbere rwumvire ababaruta, rwumvire ababaruta. Hari abasaza baturuta bagomba kuduha impanuro bakatuyobora, twaje tubasanga aho tugeze nibo, ni ukubera bo.
twumvire abaturuta, twumve impanuro, twere kwigira ab'iki gihe, ngo twumve ko ibya kera bidafite agaciro, kuko aho tugeze, aho urubyiruko rw'ubu rugeze ni ukubera abasaza. Abasaza rero bagira inama, batugira inama, reka twumve impanuro z'abasaza kugira ngo natwe ejo hacu hazaza hazabe heza. Aha, urakoze rero Jean Paul kuba wemeye kuganira natwe ukemera kudutaramira, nukuri wakoze. Ikindi rero nsorejeho, nk'ubu hari umuntu watwumvishije, hari abari mu nce zitandukanye, ariko nanone hari uwakubonye nyine yumva yishimiye ukuntu ucuranga, yumva yishimiye ukuntu uririmba, cyangwa se uri no muri ziriya nce zo mu burasirazuba akatekereza ati nabona nte Jean Paul kugira ngo wenda nyigishe, kugira ngo azancurangire muri pati runaka, nk'umuntu agukeneye ashobora kukubona ati? Wankenera yampamagara kuri nimero iri aha hasi 0785 58 28 653. Ahandi ni kuri YouTube channel, ya kwinjiramo akandikamo Jean Paul Maniragaba, hanyuma agakora like, comment, share na subscribe, akabasha gukurikirana indirimbo zanjye n'amasomo yanjye, kuko nigisha na gitari nk'uko twabivuze, n'amasomo nayo azajya bariho kuri channel yanjye. Ubwo rero uwakora subscribe, share na like azajya nkurikirana, kandi nzajya mbagezaho ibintu by'umumaro kenshi. Aha, wowe rero twakomeje kubana muri iki kiganiro, turi kumwe na Jean Paul, wamwumvishije, ni umusore ufite impano yo gucuranga, ni ibintu azi ndetse no kuririmba. Umukeneye yakubwiye aho ushobora kumubona, kuri nimero za telefone, afite YouTube channel yiwe, yakuririmbira muri Anive, ushobora kumutumira mu bukwe cyangwa no mu yindi pati runaka, ushobora kumutumira umukeneye. Ndetse ukeneye yuko anakwigisha gitari yabigufashamo. Murakoze cyane rero nshuti bakunzi ba Touch1, mwebwe mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Ikiganiro nakagaruka, nitwa Mutuyimana Aline, ndabakunda cyane. Ciao ciao.